Masaka ubumwe iterambere. Ubukangurambaga bugamije kurandura icyorezo cya COVID-19 ni gahunda iri gukorwa mu mirenge itandukanye igize umujyi wa Kigali. Umurenge wa Masaka ho mu karere ka Kicukiro nawo ntiwatanzwe muri urwo rugamba. Ubwo iki gikorwa cyatangizwaga ku mugaragaro muri uyu murenge, abaturage bagaragaje ubushake n'umurava kuko hirya no hino mu tugari wasangaga babukereye n'ibyapa bya rutura byose bigaragaza intero y'uyu murenge mu gukangurira abaturage bawo gukomeza kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 biganisha ku kirandura burundu. Ari abagendaga n'amaguru, abari mu binyabiziga, utibagiwe na moto zimaze kuba ubukombe mu gutambutsa ubutumwa bwo kwirinda COVID-19 kubera indangururamajwi ziba zikoreye. Aba bose bakoze ingendo mu mihanda itandukanye muri uyu murenge bagana mu gace kari kateguwe gutangirizwamo ubu bukangurambaga. Ibi byose kandi byakorwaga ari nako inzego zitandukanye zibari hafi mu rwego rwo kubafasha kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Muri iki gikorwa guturuka ku isibo kugeza mu kagari, abayobozi basinyanye imihigo n'ubuyobozi bw'umurenge igaragaza intego bihaye yo kumanuka bakajya gufatanya nabo bayobora kurandura burundu icyorezo cya COVID-19. Umwihariko w'uyu murenge wa Masaka nuko mu basinyaga iyi mihigo harimo n'abayobozi b'ibigo n'imiryango byaba ibya leta cyangwa ibyigenga. Intego yabo ikaba gutangatanga iki cyorezo kikarandurwa burundu mu murenge wa Masaka. Bamwe muri ba mutwara sibo basinyiye imihigo baravuga ibyo bagiye gukora aho bayobora ku buryo ngo nta shiti uyu muhigo bagiye kuwuhigura, ndetse ngo n'igihembo cy'imodoka bashyiriweho ku rwego rw'umujyi wa Kigali umurenge wa Masaka ukaba witeguye kucyegukana. Aba ni Ntabanganyimana Jean Bosco na Claudine Uwamahoro. Mu by'ukuri icyo tugiye gukora COVID twari dusanzwe tuyirwanya, ariko bitewe naho igihugu kigeze mu kuyirwanya ni imbaraga nyinshi twashyizemo, ariko tugiye kurushaho kugira ngo turebe ko twazayirandura burundu, dushyiremo imbaraga nyinshi. Turabizi hari abaturage bamwe bajya bavuga ko bitabareba, ariko dushyiremo imbaraga nyinshi noneho kugira ngo iranduke burundu kandi mu gihe gitoya. Niyo ntego dufite, niyo ntego ngiye gukoresha mu isibo yanjye, ndetse ndanayigira inama n'abandi bamutwara sibo. Ngiye kujya urugo ku rundi, ingo z'isibo ntabwo ari nyinshi, ndagenda nyurugo ku rundi kandi ari uguhozaho bya buri munsi, nibura nkajya ngira igihe ku munsi ngena cyo kujya kureba mu isibo ko ibyo naraye mvuzeyo byashyizwe mu bikorwa, kandi mfatanya n'abaturage kugira ngo turushe kugira akantu k'agashya twahimba gashyashya kugira ngo iki cyorezo tukirandure burundu. Mu kugira ngo tuyirandure burundu, kwigisha no guhozaho. Mu by'ukuri ntabwo ingamba ziriho ni ukugerageza gukomeza kuzigisha abantu kugira ngo kwambara agapfukamunwa, abaturage batikingije, gukaraba intoki neza n'ibindi byose bisabwa guhana intera kugira ngo abaturage bakomeze bagire gute bajye mu murongo neza, kuko hari abagenda batezuka kuri izo ntego kuko baba bazi yuko wenda se corona yarangiye. Rero nkatwe abayobozi dushinzwe gukangurira abandi kubigisha n'uguhozaho. Hari inama dukora z'amasibo, muri izo nama z'amasibo kubera ko bafunguye inama, muri izo nama urabigisha, ndetse mwahura n'umuturage nanone ugize gute cyangwa se naba ngiye no mu isibo wenda hari ibindi ngiyemo gukangurira bya mituwele, ejo heza n'ibindi bikorwa byose bya leta, nkagerageza no gushyiramo ibyo byose bya COVID kugira ngo iranduke burundu. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Masaka bavuga ko uburyo iki gikorwa bakiteguye bahereye mu kumvisha umuturage uruhare rwe muri ubu bukangurambaga ngo nta kabuza biteguye kurandura burundu COVID-19 no kwegukana ibihembo byateguwe nk'uko bivugwa na Munyabugingo Ramadan, umukozi w'uyu murenge ushinzwe imari n'ubutegetsi, wavuze mu izina ry'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge. Ngendeye uburyo kuva icyorezo cyatangira, uburyo twagiye turwana nacyo, yaba inzego bwite za leta, yaba inzego z'umutekano, mu by'ukuri ndabona iki ari igitekerezo cyiza gishobora kugira ikintu kigiye kuduhinduriraho uburyo twakoreshaga, strategy twakoreshaga turwanya iki cyorezo. Noneho tugiye kubikora mu buryo bw'umwihariko, mu buryo inzego zose dufite mu murenge zigiye kudufasha muri iki gikorwa, ndetse cy'umwihariko niko buri mudugudu twagiye dushyiramo umuntu uzagenda atureberera umunsi ku munsi yambaye akajire kagaragaza ko ari ushinzwe gukumira abica amabwiriza ya COVID-19. Buri mudugudu umunsi ku munsi, ndetse na raporo bazagenda batanga umunsi ku munsi ziturutse mu masibo ndetse no ku mudugudu
nibyo bitwereka ko uko byagenda kose umurenge wa Masaka ugomba kuva mu mirenge 35 ukahiga ukabona igihembo cyateganyijwe n'umujyi wa Kigali ku bufatanye bwa polisi. Ubutumwa natanga ku muturage utuye Masaka nuko icyambere nuko aho kugira ngo dukomeze tunganwa nuko turi kugira ngo dutsinde amarushanwa, ahubwo icyo tugamije nta kindi, tugamije kugira ngo umurenge wa Masaka turwanye icyorezo cya covid tukirandure ku buryo nta murwayi bizagera mu kwezi kwa 10 nta murwayi n'umwe dufite, n'abo tuzaba dufite muri icyo gihe bazaba baritaweho ku buryo bazarindwa kujya muri public guhura n'abantu. Bizadufasha kugira ngo umurenge ubashe gukumira icyo cyorezo. Ndumva ari ibyo twashishikariza abaturage. Ikindi kandi nanone buri wese abe ijisho rya mugenzi we, bizadufasha kugira ngo buri muntu wese ajye amenya ko iki cyorezo kigihari. Kandi intera yacu nk'umurenge wa Masaka nuko ubumwe iterambere dufite tunashaka kugeraho tuzarigeraho habayeho ubufatanye hagati yacu. Hazabaho ubufatanye hagati yacu. Intsinzwi niba ari ngiturukaho cyangwa se niba ari umunyamasaka uwo ari we wose yaturukaho yo kuhashya iki cyorezo, nibwo butumwa nabaho. Ukurikije ubwitabire abaturage bagaragaje hatangizwa ubukangurambaga ku rwego rw'umurenge wa Masaka, ntiwashidikanya ko umuhigo bihaye wo kurandura burundu COVID-19 bazawuhigura, cyane ko ngo bagiye guhera mu isibo urugo ku rundi, abayobozi bagafatanya n'abaturage kugenzura icyo ari cyo cyose cyaba icyanzo gikwirakwiza ubwandu bwa COVID-19, byose bigakorwa umuturage abyibonamo.